Nyakubahwa Munyamabanga Nshingwabikorwa wa Komisiyo ishinzwe kurwanya Jenoside, Nyakubahwa Secrétaire Executif w'Intara y'Iburengerazuba, akaba munakora imirimo ya Gavana muri iyi minsi, Nyakubahwa Meya w'Akarere ka Karongi, Banyakubahwa mugahagarariye inzego z'umutekano, Banyakubahwa Directeur General w'Imbuto Foundation, Banyakubahwa abafatanyabikorwa mwese b'akarere, banyacyubahiro, baturage b'akarere ka Karongi, nongeye kubasuhuza muri aho mwese. Ndabifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2014, uzatubere twese uw'amata n'ubuki, uzatubere umwaka wo kwigira, uzatubere umwaka wo kwibuka twiyubaka. Mbanze rero mbashimire mwese kuba mwakiriye neza ubutumire bw'uyu munsi, kandi mbabwire ko nanje ubwanjye wahagarariye guverinoma muri iki gicamunsi nishimiye kuba ndi kumwe namwe uyu munsi. Tariki ya 7 Mata 2014, Abanyarwanda twese tuzibuka ku nshuro ya 20 Jenoside yakorewe Abatutsi. Bizaba ari itariki ikomeye ku mateka y'u Rwanda. Hashize imyaka 20 u Rwanda ruhangana n'ingaruka za Jenoside, ari nako rwiyubaka. Kubera rero iyi impamvu y'itariki ikomeye, iminsi yari isanzwe yo kwibuka izabanzirizwa n'ibikorwa binyuranye bigamije ubukangurambaga ku kwibuka ku nshuro ya 20. Ibyo bikorwa bikaba bizakorwa hagati ya tariki ya 7 Mutarama na tariki ya 7 Mata. Gutegura igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 20 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, harimo umuhango wo gucana urumuri rutazima ruzazengurutswa igihugu cyose, ni ukuvuga uturere twose tugize igihugu cyacu. Iki gikorwa cyo guhererekanya urumuri cyaduteganyirije hano kibaye mu gihe twitegura kwibuka ku nshuro ya 20 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ikimenyetso abaturarwanda kigaragaza yuko abaturarwanda bavuye mu mwijima w'icuraburindi bakinjira mu mucyo w'icyizere. Ni igihe cyo kugusesengura impamvu nyakuri zatumye bamwe mu Banyarwanda bahaguruka bakica urubozo abandi Banyarwanda bari baturanye, bari babanye neza, bashyingiranaga, bari basangiye umuco n'ururimi, kandi bose ari bene Kananyarwanda. Kugira ngo tubisobanukirwe rero, ni ngombwa gusubira inyuma mu mateka y'igihugu cyacu, tukareba ko Abanyarwanda bari babayeho nuko bari babanye mu gihugu cyabo kuva u Rwanda rwabaho kugeza ubwo Jenoside ikorerwa Abatutsi. Amateka twereka ko Abanyarwanda bari babanye kivandimwe kugeza igihe abakoloni baziye. Banyacyubahiro, baturage b'akarere ka Karongi, ibyari inzego mu mibanire y'Abanyarwanda, abakoloni babihinduyemo amoko bashingiye gusa ku mubare w'inka bari batunze, batangira kubyanisha Abanyarwanda bababibamo imbuto y'amacakubiri. Bamwe mu bo bise Abatutsi nibo bashingiyeho babafashe kuyobora igihugu, aribwo batangiye kubashyira mu mashuri, aba ari nabo bagira abatwari.
babagize abatware bamaze gusenya inzego z'imiyoborere abanyarwanda bose bibonagamo nk'abatware b'ubutaka, ab'umukenke n'ab'ingabo. Abatware bahindutse rero imiyoborere mibi y'abakoloni. Amabwiriza yatangwaga n'abakoloni agashyirwa mu bikorwa, agatuma havuka amakimbirane, ndetse abatutsi bakabateranya n'abo bayoboraga. Abatware bamaze kwangana n'abakoloni kubera ko bashatse kubipakurura, abakoloni barahindukiye bashaka itsinda ry'abahutu bakoresha nk'iturufu ryo gukomeza amacakubiri. Ubuyobozi bwa Repubulika ya mbere n'iya kabiri, aho kubikosora ngo bongere babumbatire ubumwe bw'abanyarwanda, bashyize imbere irondakoko, bakomeza kubakira ku macakubiri, ari nabyo byagize ingaruka mbi ku mibereho n'imibanire y'abanyarwanda. Izo ngaruka harimo kwicwa, harimo ubuhunzi, harimo guhezwa kwa bamwe ku byiza by'igihugu nko mu mashuri, mu mirimo, bishingiye ku moko no ku turere. Hashimangiwe imiyoborere mibi muri rusange, babiba urwikekwe n'ingengabitekerezo ya jenoside mu banyarwanda, kugera aho bategura baganashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Bayishishikariza imbaga y'abanyarwanda kugira ngo izitirirwe bose. Na nyuma ya jenoside kandi bo n'abambari babo bakomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo, bahakana bakanapfobya jenoside bakoze. Banyacyubahiro, baturage b'akarere ka Karongi, amateka yacu yadusize twese dufite ibikomere bitandukanye. Uburyo bwiza rero bwo kugira ngo iryo curaburindi turisohokemo burundu, nuko ibikomere twasigiwe na jenoside yakorewe abatutsi nabyo twabyomora. Kubyomora ni ukubiganira, kubyomora ni ukubibwizanya ukuri. Abahemutse bakihana, bagasaba imbabazi, ni nacyo gahunda ya Ndi Umunyarwanda igamije. Iyo gahunda ni umuti urambye wo kubaka ubumwe n'ubwiyunge muri bene Kanyarwanda, ari byo bizatuma igihugu cyacu gitera imbere. Nibyo bizakuraho inzitizi zose zirimo ivangura, amacakubiri, bizatuma kandi abanyarwanda batazongera kwibona mu ndorerwamo y'amoko cyangwa irindi tsinda iryo ari ryo ryose. Igihe kirageze kugira ngo abanyarwanda bavugishe ukuri ku byabaye. Ibyo nibyo bizatuma dukomeza kubaka u Rwanda rushingiye ku bumwe n'iterambere, dushyigikira gahunda za leta y'ubumwe bw'abanyarwanda zishingiye ku nkingi enye, arizo imiyoborere myiza, imibereho myiza, ubutabera n'ubukungu. Urugendo rwo kubaka u Rwanda ruracyakomeza, kandi imyaka ishize iraduha icyizere cy'uko ejo hazaza hazarangwa n'ibyiza gusa twifuza, aho kugira ngo harangwe n'ibibi twanyuzemo cyangwa se twakwifurizwa n'abandi. Urumuri rutazima rero rutumurikire muri urwo rugendo rwo kwibuka tuniyubaka. Murakoze, mugira amahoro y'Imana.